Nshuti duhuriye ku murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho cyiza cyane nongeye kukurarikira gukurikira, kivuga ngo irinde kujenjeka. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni Kayishema Joel. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, tugushimiye uburyo wandikishije ijambo ryawe kugira ngo rituyobore. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe, Nyagasani, uburyo tugomba kwirinda kujenjeka mu gihe icyo ari cyo cyose. Ufashe umuntu wese turi kumwe unkurikiye kugira ngo ubutumwa bumugire umumaro, kandi bidatinze ubwo Kristo agiye kugaruka ari jye uvuga ndetse n'unteze amatwi, tuzagira umugisha wo kugusanganira kuko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nshuti, ahari iri jambo nkoresheje ryo kwirinda kujenjeka rishobora kuba ari ijambo rishya muri iki gihe kuri wowe. Ese wavuga uti kujenjeka ni ukujenjeka mu buhe buryo? Kujenjeka gute? Hari uburyo bwinshi abantu babasha kujenjeka cyangwa se koroshya kugenda buhoro bitewe n'urwego runaka cyangwa se n'inshingano bafite. Ibyemezo bagombaga gufata ntibabifate bitewe rimwe na rimwe no gutinya amaso, gutinya kugawa, kandi byari bikwiriye yuko bagomba gufata icyemezo gikwiriye. Uyu munsi wa none tugiye kureba umuyobozi wagaragaje kujenjeka cyangwa se kugira intege nke, kudahagarara kigabo ari umuyobozi, bigateza abantu benshi akaga ndetse bikabageza kure cyane. Uyu munsi uwo mugabo tugiye kureba ni umugabo witwa Aroni. Aroni uboneka muri Bibiliya. Uyu Aroni yari mukuru wa Mose. Numwe Imana yahamagaye kugira ngo afatanye na Mose umurimo wo kuvana ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Misiri, cyangwa se ariyo muri Bibiliya tubona yitwa Egiputa, kugira ngo ubwo bwoko buyoborwe bw'ishyanga rya Isiraheli buzajyanwe i Kanani. Mbese uyu mugabo byamugenekeye bite? Tutaragera kuri uyu mugabo witwa Aroni, reka turebe ibyabaye kuri Mose. Mose igihe Imana yamuhamagaraga kugira ngo imukoreshe umurimo, yatanze inzitwazo nyinshi. Aravuga ati, jyewe ndi umuntu udashobotse, ntabwo nzi kuvuga, ntabwo nshoboye rwose gusobanura ibintu uko biri. Atanga inzitwazo aziha Imana, ariko Imana dusenga, Imana izi byose, imubwira amagambo tugiye kurebera hamwe mu gitabo cyo Kuva. Ayo magambo Imana yavuganye na Mose tuyabona mu gitabo cyo Kuva igice cya 4 umurongo wa 10. Mose abwira Uwiteka ati, Mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene se Umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Nawe uzajya uhora umubwira ushyize amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigisha ibyo mukora. Murongo wa 16. Kandi azajya akubwirira abantu, azakubera akanwa, nawe uzamubera nk'Imana, kandi uzajye witwaza iyo nkoni niyo uzakoresha bya bimenyetso. Hano turabona abantu babiri bagiye gufatanya umurimo. Hari umuntu witwa Mose Imana yahamagaye, imuhamagara kugira ngo ajye kuyobora ubwoko bw'Imana, ajye kubuvana mu Egiputa. Atanga inzitwazo. Atanze inzitwazo, noneho Imana amubwira iti, oya rwose sigaho, dore hari mukuru wawe Aroni w'Umulewi, mukwiye gufatanya, kandi uzahinduka nk'Imana kuri we, nawe amagambo yawe uzajya uyavuga ajye mu kanwa ke, nzabana namwe mbahe mwembi uburyo bwo kuvuga ibintu no kubisobanura. Imana yagaragaje ko hano igiye kubana n'aba bantu babiri, Mose na Aroni, kugira ngo bakore umurimo ukwiriye. Ariko se byaje kugenda gute? Umunsi umwe hari uburyo Imana yahamagaye Mose kugira ngo azamuke umusozi wa Sinayi maze ajye kuvugana n'Uwiteka. Tubibona mu gitabo cyo Kuva cyangwa se Yimuka Misiri igice cya 19. Duhere ku murongo wa 1. Mu kwezi kwa 3 Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, no kuvuga ngo hari umunsi bahagurutseyo, noneho bamara ukwezi mu nzira, amezi 2, ukwezi kwa 3. Mu kwezi kwa 3 Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi. Bavuye i Refidimu, bageze mu butayu bwa Sinayi, babambamo amahema. Niho Abisirayeli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri,
Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati uko aba ari kubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa bari bwo ubwira Abisiraheli uti mwabonye ibyo nagiriye abanyegiputa kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye. Aba bantu bavuga amagambo meza cyane, amagambo y'ihumure. Imana iti mbatoranyije mu mahanga yose kubera yuko isi yose ari iyanjye, narabitoranyirije muri abanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bw'abera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Mose yari ahawe ubutumwa bwiza bw'ihumure. Tekereza abantu kugira ngo mugiye kuzambera ubwoko bwera, mugiye kuzambera abantu bakomeye, abantu bitwa abantu b'Imana batari aba Satani, abantu Imana ibwira ibyayo, abantu bahetse ibyera by'Uwiteka, abantu amahanga yose agomba guherwamo umugisha. Maze Mose araza abibwira abantu. Umurongo wa 16 w'igice cya 19, kuwa gatatu mu gitondo inkuba zirakubita, imirabyo irarabya, igicu gifatanye kiba kuri uwo musozi, ijwi ry'ihembe rirenga cyane rumvikana, abantu bose bari mu ngando z'amahema bahinda umushyitsi. Mose azana abantu akuye mu ngando gusanganira Imana, bahagarara munsi y'uwo musozi. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi kuko Uwiteka umunakiyeho aje mu muriro, umwotsi wawo ucumba nk'uw'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga, Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Uwiteka amanukira ku musozi wa Sinayi ku mutwe wawo. Uwiteka ahamagara Mose ngo azamuke ajye ku mutwe wa musozi. Mose arazamuka. Muri uko kuzamuka kwa Mose nuvuga ngo yazamutse abantu bose babibona. Kandi noneho hano Bibiliya itubwiye ikintu gitangaje ngo uyu musozi babona umwotsi wuzuye umusozi wose, kandi ngo umwotsi umeze nk'umuriro w'ikome, umwotsi mwinshi cyane. Cyari ikimenyetso kigaragaza ko Uwiteka hari. Aba bantu babonye ikimenyetso kibereka yuko Uwiteka ari kuvugana na Mose. Na Aroni yari abyitegeye abireba, Abisirayeli bari babyitegeye, abakuru bo muri bo bari babyitegeye babireba. Umuntu wese ngo bahinda imishyitsi, bisa naho bibateye ubwoba, bumva muri bo birabayobeye. Byaje kugendekera gute aba bantu? Noneho muri uko gumuha amategeko, amabwiriza bagombaga kugenderaho, amahame shingiro agomba gushingirwaho mu rugendo rwabo, mu isano yabo bafitanye n'Imana. Noneho tugere ku gice cya 32. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni, baramubwira bati haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Unyumvire nawe, abantu ngo baraza bateranira kuri Aroni, kandi Aroni uyu ni wa wundi Imana yabwiye Mose ati azabana nawe, azajya avuga ibyanjye, nzabikunyuzamo nawe bimugereho, kandi azaba ameze nk'umuhanuzi nawe uri nk'Imana kuri we. Kandi hano iri shyanga ryari ryaramaze guhabwa amategeko 10 y'Imana. Bari bafite ibyo babwiwe amabwiriza atandukanye, amategeko atandukanye bari baramaze guhabwa. Aba bantu bari bazi yuko bagomba kubaha Imana yabavanye mu Egiputa. Mose yabanye na Aroni igihe bakoraga ibitangaza bikomeye mu Egiputa byatumye Farawo barekura, igihe bambukaga inyanja itukura. Uyu mugabo bari kumwe, ariko noneho abantu baraza baramwegera. Umenye ko muvandimwe turi ku kigisho kivuga ngo irinde kujenjeka. We kujenjeka mu gihe nk'iki gikomeye, mu gihe kwihangana kwabaye guke, mu gihe binaniza abantu byongereye, Satani atuma abantu bajenjeka, ntibamenye inshingano barimo. Aroni yari azi neza inshingano ariho, ko yahamagawe n'Imana, ari Imana yamutoranyije kugira ngo akore umurimo w'Imana. Yari ari hano nk'umusigire wasigaranye ubwoko bw'Imana, ari we uburangaje imbere, kubera ko Mose yagiye kuvugana n'Uwiteka. Kandi yari azi yuko Imana ari Imana nzima, ari Imana ihoraho, kandi yari azi yuko Mose nawe ari muzima ariho. Kubera iki? Hari ibimenyetso biri ku musozi bigaragaza ko Mose ari kuvugana n'Imana. Hari igicu cyabayoboraga, inkingi y'igicu yari iri aho ngaho iri ku musozi, kandi icyo gicu nicyo ubundi cyazaga kikabajya imbere. Ku manywa kikababera umutaka ubakingira mu butayu, nijoro kikaba inkingi y'umuriro yaka kugira ngo babashe kubona mu rugendo barimo. Iki gicu cyari kikiri ku musozi wa Sinayi hejuru mu mpinga, nk'ikimenyetso kigaragaza ko Imana ihari kandi Mose ari kuvugana nayo. Ariko noneho abantu kubwo kwizera guke ngo baraza begera Aroni batuzi n'ibindi, ducurira Imana, dukorera ikigirwamana. Iyo bavuze Imana hano ntugira ngo ni Imana umuremyi, oya, dukorera ikigirwamana cyo kutujya imbere.
kituyobore, kiba ari cyo kituyobora mu mwanya w'Imana rurema. Umurongo wa 2, Aroni, unyumvire nawe, uyu muyobozi, uyu muntu utazi umwanya arimo nk'umuyobozi, uyu mugabo ujenjetse ku nshingano, turamugira dute? Aroni tumugenza dute koko? Aroni arababwira ati, mukatura impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Yumvira abantu bari bavuye mu Egiputa, Imana dore kwigira neza, unyumvira ibyo bari bambaye. Maze arangije arabwira ati, nimugende mukature izo mpeta mufite. Bari baje ari uko bameze nyine. Burya rero ntukagira ngo abantu bazaza biyegereza Imana baramaze guhinduka, ahubwo Imana ibahindura yamaze kubiyegereza rwose. Ijambo ry'Imana ribazana uko bari, n'imibereho yabo, n'ingeso zabo, n'imico yabo, ahubwo uko batindana n'Imana bakagenda bahinduka. Noneho ugasanga hariho abantu bibwira yuko abantu bazabanza bagahindukira iyo, noneho bakaza bagasanga Imana nyuma. Oya, Imana, ijambo ry'Imana ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange. Umuntu wese azana imitwaro ye, izo ngeso ze, iyo mico ye, yahaza yajyana imbere ya Kristo maze akamukiza, akamugira neza, arangiza kuvuga ati, genda amahoro, ndakwabariye, ibyaha byawe bikuweho, ntuzongere gukora icyaha. Muntu w'Imana, jya umenya ubutumwa bw'Imana uko buvugwa, jya umenya ubutumwa bw'Imana uko butangwa. Maze Aroni ahamagara abantu ati, muzane ibyo bigirwamana byanyu muhetse. Kuko biriya bintu babaga babyambaye ari uburyo bw'ibigirwamana bindi bakoreshaga mu Egiputa bagira ngo babinezeze. Noneho ati, mukatura impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Mwunyumvire, biri gukorwa nande? N'umuyobozi Aroni, wa muntu wagombye kuvuga akavuga ati, Mose ariho, mwimbwira ngo yarapfuye, ngo ntimuze aho yagiye, dore aho ari kuvuganira n'Imana ngaha hariya. Igicu kirahari bigaragaza ko afitanye ikiganiro n'Imana, kandi muzi yuko Imana yagaragaje ububasha bwa no gukomera kwayo mugahinda imishyitsi mukagirwa. None muragira ngo muvuge iyindi Mana irava he? Kuwiteka hari. Imana nubwo ibyayo byatinda ubitegereze wihanganye. Aha ushobora kumva yuko bishyize kera, ariko igihe kizagera iby'Imana yavuze no kuba bizaba, no gusora bizasora. Nuko rero wicibwa intege n'ibyago n'ibyorezo n'ingorane ziriho uvuga ngo Imana ibyo yavuze biratinze. Oya, ntibishoboka. Iby'Imana ukuri kwayo ntikujya guhera. Muvandimwe unkurikiye ku murongo wo kwezwa, ndagira ngo nkubwire ni humura, Imana irakuzi, Imana izi ibyawe. Icyo igicumuro gikomeye Aroni aragikora. Barangije ngo baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisirayeli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro. Nyumvire nawe, abonye ukuntu abantu batangiye kugisimbagiza, batangiye kucyerereza, batangiye kugitaka, ngo Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Unyumvire nawe, umunsi mukuru w'Uwiteka ushingiye gusenga ikigirwamana, ikintu cyagishwe n'umuntu kitabasha kumva, kitabasha gutekereza, kitabasha gusubiza. Noneho Imana ibyo byose yarabirebaga. Amajwi y'abo bantu basimbagiza ikigirwamana agera ku Uwiteka. Umurongo wa 7, Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bahateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa cyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bw'Abisirayeli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Imana yarabirebaga, Imana yarabyumvaga. Erega birya byose wivuruguta mu Uwiteka arabireba. Birya byose ukora Imana irabyumva, irabyitegereza, nubwo yakwihanganiye, kwihanganira ikakongerera igihe cyo kubaho. Ukabona ibyo kurya abandi barabibuze, ukabona imyambaro yo kwambara abandi batayibona. Ibyo byose Uwiteka arabireba. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. Mbega agahinda, mbega umubabaro. Imana iti, mbagenze nte? Ubwoko butagonda ijosi, ubwoko butemera kwihana, ubwoko butemera guhinduka. Mbese muntu w'Imana imeze bite? Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire yuko kujenjeka biteza akaga. Aroni yari umuyobozi, wagombaga gufata icyemezo akavuga ati, ibyo muvuga ntabwo mbyemera. Umuhanuzikazi w'Imana Ellen G. White cyangwa se Ellen G. White, mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni igitabo cy'ikinyarwanda cyiza
igitabo ngira ngo nkubwire amagambo arimo aboneka ku ipaji 160 mu gice cyacyo cy'icyo gitabo cya 28 havuga ngo Isirayeli isenga inyana y'izahabu. Mbese uyu muhanuzikazi w'Imana yavuze iki ku bigendanye n'igikorwa aba bantu bakoze, yaba Aroni ndetse n'iri shyanga ryose? Igihe Mose yari adahari, Mose turabizi ko atarahari nk'uko twabibonye muri Bibiliya, yari yagiye kuvugana n'Uwiteka. Cyabaye igihe Abisirayeli bagize cyo gutegereza no kwibaza uko bizagenda. Burya Imana iduha amahirwe, ikaduha n'igihe cyo gutegereza, gutekereza ku bintu, kubyibazaho. Abantu bari bategereje ko agaruka kandi bamukumbuye. Mbese utegereje ko Kristo azagaruka? Mbese uramukumbuye? Wumva abantu ngo bari bategereje banamukumbuye, ariko se byageze biti? Kuko bari baramenyereye mu Egiputa kubona ibishushanyo biri mu mwanya w'Imana, byari bibakomere kwizera iyo batabona. Bari bamenyereye kwitabaza Mose ngo bakomereze kwizera kwabo, none yari yabakuwemo. Mbese iyo abantu bashinzwe iby'umwuka, abantu basanzwe bakuyobora, batanga umurongo w'ibigenderwaho badahari, wowe wasigaye ku nshingano witwara ute? Aroni ni wari usigaranye aba bantu, kandi agomba guhagarara mu mwanya w'Imana, agahagarara kigabo, akabereka umurongo ngenderwaho. Icyumweru kirahita ikindi kirataha, ariko nabwo ntiyaza. Abenshi mu bari aho bibwiye yuko umuyobozi wabo yabataye, cyangwa yuko yatwitswe n'uwo muriro ukongora, wa muriro babonaga ku musozi Sinayi, maze batangira guhimba muri bo kugira ibitekerezo bindi. Muri icyo gihe bari bategereje, cyari igihe cyo gutekereza ku mategeko y'Imana bari barumvise, no gutegurira imitima yabo guhishurirwa kundi Imana yagombaga kubagirira. Iyo bashaka kumenya ubundi busobanuro bw'ibyo Imana yifuza kandi bakicisha bugufi mu mitima yabo imbere yayo, bajyaga kuba bakingiwe ibigeragezo. Ariko bidatinze ntibabyitaho kandi bica amategeko, cyane cyane ikivange cy'amahanga menshi. Abantu batakebwe, abantu batahindutse mu mitima, abantu batemeye ko Mwuka Wera atsinda imibereho yabo, abo ngo nibo babaye imbarutso kugira ngo abantu bivovotera Imana. Bari bafite ubwira bwo gukomeza bagana mu gihugu cy'amata n'ubuki, aricyo cy'Ikanani. Bagombaga gusa kumvira, hanyuma bagahabwa igihugu cyiza basezeranijwe, ariko ibyo ntibari bakibyibuka. Bamwe bazana igitekerezo cyo gusubira muri Egiputa, ariko ari ugukomeza Ikanani cyangwa gusubira mu Egiputa. Imbaga yose yari yiyemeje kudakomeza gutegereza Mose. Baravuga bati byaba ibyo kujya Ikanani cyangwa se ibyo gusubira mu Egiputa, ibyo dushaka twebwe dushaka ibintu bikozwe pafu byihuse bikava mu nzira. Ibya Mose kumunirira ntabyo tugifite. Nyamara agombaga kumenya ko Mose ari kumwe n'Imana, kandi nta rugendo bagombaga gukora batari kumwe n'Uwiteka. Icyaje kukurikiraho ni iki rero? Aba bantu begereye Aroni baramubwira bati twebwe turarambiwe, turashaka kugenda. Ibintu byo gukambika dutegereje ngo Mose azaza, Mose ari kumwe n'Imana, ibyo ntitubyumva. Kwihangana kw'abantu muri iki gihe gusa no kugerwa ku mashyi. Aroni hano yabaye nk'insina ngufi Satani acaho urukoma. Maze wumve icyakurikiye ku ipaji 161. Aroni adakomeje, ajenjetse, adakomeje, yanga kwemera ibyo abantu bavugaga, ariko gushidikanya n'isoni bye mu gihe kibi byatumye abantu barushaho kumunaniza. Ibitekerezo bidatunganye byasaga nk'aho byagiye mu bantu. Bamwe bakomeje isezerano ry'Imana, ariko abenshi bararihinyura. Bake bagerageje kwanga icyo gishushanyo cyakorewe gusengwa, barahindukiranywe maze baricwa. Abantu batangira kubagwa nabi, abavugaga bati ntabwo dukwiye gusenga ibishushanyo, Imana ntabwo isimbuza ibishushanyo cyangwa igirwamana. Abazanye icyo gitekerezo bavuga bati nimusigaho mwisenge ibyabuzanijwe, baricwa. Aroni yatinye gupfa. Unyumvire nawe, uyu yari umuyobozi. Abonye abantu bahindukiranya abantu bari kubabuza gukora ibyangwa n'Uwiteka, Aroni ngo agira ubwoba, aratinya. Aroni yatinye gupfa, maze aho kuba inyangamugayo ngo ahagararire icyubahiro cy'Imana. Unyumvire rwose, uyu muyobozi Aroni aho kuba inyangamugayo ngo ahagararire icyubahiro cy'Imana, avuga ati ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana kwatanzwe kugomba kutuyobora, tugomba kukugenderamo tukaguhagararamo, ntabwo Imana ibyayo bihinduka. Noneho ngo icyakurikiyeho ni iki rero? Ngo Aroni yatinye gupfa, maze aho kuba inyangamugayo ngo ahagararire icyubahiro cy'Imana, yemera ibyo abantu bamubwiye. Bishimiye kumuha impeta zabo, maze ntihazuyaza akoramo inyana isa n'ibigirwamana byo mu Egiputa. Abantu baravuga bati iki nicyo Mana yawe, wa bwoko bw'Abisirayeli we,
yagukuye mu gihugu cya Egiputa, maze Aroni acika intege yemera ko Yehova atukwa atyo. Unyumvire nawe, Aroni acika intege yemera ko Yehova atukwa atyo. Yakoze n'ibirenzaho, abonye uburyo iyo mana y'izahabu yakira mu munezero, yubaka igicaniro imbere yayo, hanyuma ararangurura ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Iteka. Bukeye bwaho bazinduka kare, batamba ibitambo byoswa, abantu bicazwa no kurya, bahagurutswa no gukina, bitangiye gushyira imbere irari ry'ibyo kurya n'iby'umubiri. Idini ryemerera abantu kurundukira mu inarijye cyangwa mu irari ry'umubiri rinezeza abantu muri iki gihe ni nko mu minsi y'Abisirayeli. Haracyariho ba Aroni ba nyamugirya n'ino mu itorero bemera ibyo abatejejwe bashaka, kandi muri ubwo buryo bakaba bashyigikiye mu cyaha. Imana iragaragaza ko muri iki gihe giheruka hari abantu ba nyamugirya n'ino bagaragarwamo n'umutima wagaragaye muri Aroni. Aroni wanze guhagarara kigabo, wavuga ati Mose aracyariho, Imana ntihinduka, Imana irahari, maze arajenjeka, atuma abantu barundukira mu gusenga ikigirwamana, atuma abantu batamba ibitambo, maze ngo agenda yongeraho n'ibindi. Abona abantu baranezerewe, nawe biramunezeza, abantu batangira kubyina, abantu batangira kurya, bakora ibirori, bakora umunsi mukuru. Aroni yishimira yuko abantu bataye Imana, nawe arahimbarwa abijyamo. Muntu w'Imana, irinde kujenjeka. Iki si igihe cyo kujenjeka. Ntabwo ibyakurikiyeho byabaye byiza. Bidatinze Imana yabwiye Mose iti, genda urebe ibyabaye. Mose aje asanga abantu bataye Imana, byabaye ishyano. Afata umwanya wo kongera kubwiriza, afata umwanya wo kugira ngo abwire abantu ijambo ry'Imana ribibutse. Mose bimutwara umwanya. Muntu w'Imana, ugomba kwitonda muri iki gihe. Byageze igihe abantu bamwe bihana, abandi aragenzura mu miryango yose, asanga umuryango wa Lewi niwo wagerageje guhagarara kigabo, ntibifatanye n'izo nyigisho nshya z'ibyaduka ziteshura abantu ijambo ry'Imana, zituma abantu bava mu mategeko y'Imana, zituma abantu batera umugongo Yehova. Muntu w'Imana, muri iki gihe ugomba kuba maso. Hariho ubutumwa bwinshi bushobora kwaduka, ndetse rimwe na rimwe bukaza bushingiye kuvuga ngo Yesu ntakigarutse, twarategereje turaheba. Ntabwo rwose ibyo byiringiro bikiriho. Ugasanga abantu bagiye mu ngeso zitandukanye, barakora rwose, baravuga, bararya, barabyina, barakora ibintu byose nk'abatakigengwa n'Imana. Irinde muntu w'Imana, we kugira uburyo wafata Imana nkaho yamaze guta ubwoko bwayo. Uwiteka arahari kandi aracyitaye ku bantu be, kandi uzaza ntazatinda. Umugaragu w'Imana Pawulo, hari amagambo yanditse aboneka mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 2, tuba ariho duhera. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi bazizema amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Muri iki gihe Satani aratera umwuka nk'uyu, abantu bakageza ubwo bizima amatwi. Nubwo ukuri kw'Imana baba bakumva, ijambo ry'Imana bazi icyo rivuga rwose, baranagisomye, ariko akumva adakeneye umuntu ubimubwira. Oya, simbishaka, ntabyo nkeneye, bitewe n'uko ngo barasoza ubuhanuzi. Muntu w'Imana, irinde kujenjeka, ahubwo hana, uteshe. Babyeyi, mwe guteshuka ku nshingano, muhane muteshe, mwigisha abana, mwigisha imiryango yanyu. Bayobozi, mwe guteshuka ku nshingano ngo muhuzagurike, umere nka Aroni. Aroni ngo yabaye nyamugirya n'ino, yabaye umuntu udafata ibyemezo, yabaye umuntu utagira umurongo muzima ahagazeho. Igihe turimo n'igihe dusabwa kugira ngo tugire umurongo duhagararaho ibyanditswe byera, umurongo w'ijambo ry'Imana. Ube mu ijambo ry'Imana uririmo, wizera Imana, ubyizera by'ukuri, we gusa n'uhuzagurika, we gusa naho ushidikanya uvuga ngo ahari ngo reka ngerageze, oya, ahubwo ba mu ijambo ry'Imana uririmo. Umurongo wa 5, ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Hari igihe ushobora kuba uri umubwirizabutumwa, ariko hari n'igihe nawe ugomba kuba uri umwizera, wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana icyo ritubwiye hano, umugaragu w'Imana ngo ariko weho wirinde muri byose. Imana igufashe kugira ngo mu kwizera kwawe, mu gusenga kwawe, we kujenjeka. Niba uri muri Yesu, mubemo, umufate, umugumane, umugundire, umukomeze, ubwo azerekanwa uzabasha kuvuga uti nguri wo twategereje, atuzana agakiza. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe umaze kutugezaho mu mwanya, tugushimiye ukuri kwawe werekanye,
data ntabwo ushaka abantu bajenjeka muri iki gihe giheruka, ushaka yuko umuntu wese wakwakiriye, wakumenye, wizeye, amenye yuko Kristo wasezeranywe wagiye mu ijuru azagaruka, kandi dore araje bidatinze. Mwami Imana dufashe kugira ngo ibintu byose byadukurura, byatuma tureka ijambo ryawe, byatuma tujya kure yawe, bikurweho, ahubwo tumutegereza twihanganye. Ubwo azatunguka ku bicu tuzavuga tuti ngiriye Imana yacu twategereje nizadukiza kandi atuzana agakiza. Kandi koko Mwami dore araje, azanye n'ibicu, amaso yose azamureba. Uwiteka udufashe kwitegura, nibyo nsabira buri muntu wese unkurikiye, nanjye nisabira ngo byose ubiduhere mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen.